Yeah, what's up my beloved people? Hi, muraho neza ubukunzi ba filime mwene data series. Uzisi abanyarwanda batuko biri kose kuri kuratinda ariko ntiguhera, umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahagarara, kandi ngo nta n'amahoro y'umunyabyaha kubera ko iminsi y'igisambi ihora ari 40. Muri filime yacu mwene data series babagambanyi bari bafite umupango wo kugambanira Sam bakamwica, yamara gupfa bagasigarana imitungo ye aribo Morgan na Nick. Bya birura byari byarigize intama kuri Sam. Iki nicyo gihe cyari kigeze kugira ngo amabanga yabo yose atangire ajye hanze, Sam atangire kwihorera, amenye ko abantu bari bafite umupango wo kumwica ari abantu yari yaragize inshuti ze zakadasohoka aribo Morgan na Nick. Umuntu bita Sam akomeje gutungurana, yarakomeje kugenda atungurwa n'uburyo mushiki we Nyambo akomeje kugenda amwemeza ko umugabo we Morgan adashobora kugambanira bofre we Sam, nkuko uyu Nyambo yarakomeje kugenda abitsimbararaho ahishira amabi y'umugabo we Morgan. Umuntu bita Nyambo babashije kuba bamwereka ibizibiti, babashije kuba bamwereka ibimenyetso simusiga bigaragaza ko Morgan ari we wihishe inyuma y'ubu bugambanyi, ari we master plan. Umuntu bita Nyambo amaze kuba yakorwa n'isoni, amaze kubura icyo avuga. Umuntu bita Nyambo akurikije ibyo abonye ibimenyetso Sam na Babu bamweretse, ahise abona neza ko uyu Morgan ari umugambanyi. Uko biri kose Morgan ashobora kuba agiye kubura byose nk'ingati imennye, isigiye kumwikaragira ku mutwe imufungireho amaferi, nyuma y'uko yafashe Nick akamushirishamo. Akimara kumva ko Sam azakora ibintu bibi cyane namara gufata abantu bari kumugambanira, mwarabibonye ko aribwo Morgan yateguye umupango wo kugira ngo ashirishemo Nick wenyine. Afata envelope irimo amafaranga ayiha Nick kugira ngo ayijyanire wa musore wagonze Sam, baze kumufatana na Nick wenyine ubundi we bibe bimuvuyeho. Nyuma y'ibyo byose, nyuma y'uko Nick yafashwe agatabwa muri yombi, bakaba ari kururirimba muri gereza, umuntu bita Morgan n'ubundi yarakomeje kugenda areba uburyo azihakaniye dosiye, ariko ibi byose birangiye bikomeje kumukurikirana. Umuntu bita Morgan abashije kuba yafatwa nyuma yo kubona amavideo n'amafoto agaragaza ko yari ari kumwe na wa musore wagonze Sam, ndetse Sam akaba yarabiboneye imbona nkubone amaso ku maso. Nubwo uyu Nyambo yarakomeje kugenda abihakana adefanda umugabo we Morgan, ariko bamweretse ibimenyetso bifatika bigaragaza ko Morgan ari we master plan w'ubu bugambanyi. Ese iki cyaba ari cyo gihe cyiza cyari kigeze kugira ngo umuntu bita Sam atangire kwihorera, atangire kumenya neza ko Morgan yisi inshuti ye akadasohoka ari we wari ushaka kumwirenza? Guys, amabanga ya Morgan yose ubu tuvugane yamaze kujya hanze, nyuma y'uko Nyambo abonye ibimenyetso bifatika ko umugabo we ari ushaka kwica musaza we. Tuvugane n'umuntu bita Nyambo yamaze kujya mu ikipe ya Sam, bagiye gukurikirana Morgan aryozwe ibyo yakoze. Amabanga ye yose yamaze kumenyekana, ari no mpamvu dukomeje kugenda tuvuga ngo agiye kubura byose nk'ingati imennye. Murabizi ko uyu Morgan yari afite umupango wo kugambanira Sam akamwica, yamara gupfa agasigarana imitungo ye akaba yayigabana n'umuntu bita Nick. Nyuma y'uko Nick yarakomeje kugenda ruririmba muri gereza, abakunzi ba filime mwene data series ari bakomeje kugenda bifuza ko na Morgan yafatwa, kuko Morgan niwe watangije urugamba rwo kugambanira Sam, ariko yarakomeje gusigara, yarakomeje kugenda yidedembya. Nyambo yarakomeje kugenda amushigikira. Rero murabona ko ibintu byose ari sawa. Muravuga ngo ibuye ryagaragaye ntiriba rikisha isuka. Abantu bari bashaka kugirira Sam nabi, murabona ko bose bamaze kugera mu maboko atari yabo. Umuntu bita Morgan ibintu byamurangiranye, isiri kumwikaragira ku mutwe kamufungiraho amaferi, ari kureba icyo gukora n'icyo kureka bikamucanga. N'umuntu yarasigaranye umushigikiye ari we Nyambo, nawe yamaze kuba mutakariza icyizere. Guys, abantu bari bategereje kumenya icyo Sam azakora.
namara kumenya ibya Nick akamenya ko Nick nawe ari mu bantu bashaka kumwica, kandi nyamara uyu Sam yarapangaga ko Nick azamubera umugore ari fiance we. Ibyo byose twarabibonye, none twari dusigaje kureba n'icyo uyu Sam ari buze kuba yakora namenya ko uyu Morgan yari yaragize inshuti y'akadasohoka ariwe master plan w'ubugambanyi. Ibi byose byo tugiye kuba twabireba. Umuntu bita Sam yavuze ko atari buze kuba yabyihanganira. Nanone ikintu gisigaye giteye amatsiko ni ukumenya ngo ese Sam na Nyambo bazabyitwaramo gute. Sam namara kumenya neza ko atavukana na Makurata, murabizi ko kubera ko Sam yatekereje ko avukana na Makurata ari mushiki we, byatumye amuha gift y'imodoka amwitaho. None abantu bari gutekereza ko ukuri ni kuramuka kumenyekanye, Sam akamenya ko atavukana na Makurata, ashobora kuzamwaka imodoka yamuhaye. Ariko ibyo byose tugiye kuba twabisobanurira, mugiye kuba mwamenya akantu ku kandi muri filime yacu Mwene Data series. Ubundi dukomeze twenjoyinge. Murabizi ko uyu munsi mwanabonye filime nshya tugiye gukomeza kujya tubagezaho ku isaha 10 z'amanywa, yitwa Nkunda series. Akaba ari filime nziza. Murumva ko ibyishimo bikomeje kuza byisukiranya, no kuva kuri Mwene Data ukajya kuri Nkunda, ubundi dukakomeza kugenda twenjoyinga na filime za Miss Nyambo, ibintu bigakomeza kugenda neza. So rero niba ushaka kubona igihano umuntu bita Morgan agiye kuba yahabwa, nimba ushaka kubona igihano umuntu bita Nick agiye kuba yahabwa, turagusaba gutera agatebe ahangaha ugakanda subscribe kugira ngo video zose ujye uzibona mu ba mbere, ama episode yose ujye uzibonera ku gihe. Hanyuma abantu mwese mudukurikiye mugerageze mukandi like, reba munsi y'iyi video uraza kubona agakumwe k'ikiganza karebye hejuru kandi like. Ubundi mukomeze kugenda muduha ibitekerezo byanyu hasi muri comment, mukomeze kugenda mutubwira uko mubyumva. Abantu mugerageze kwisanisha na Sam. Ese ko Sam ntacyo atakoze ngo afashe Morgan na Nick, nako bakaba bararenzeho bakajya mu mupango wo kumugambanira ngo bamwice? Muratekereza uyu Sam ari iki yakorera Morgan na Nick mu rwego rwo kwihorera? Guys, filime Mwene Data series ibintu bikomeje guhindura isura, ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera. Nkuko twabibonaga Sam abivuga, yavugaga ko umunsi azafata abantu bari kumugambanira, abantu bashaka kumwica, kandi nyamara we ntacyo yabatwaye, nawe nta kindi azakora usibye kubica. Aricyo kigaragaza ko kuba Morgan yafashwe agiye gukorerwaho revenge iteye ubwoba. Umuntu bita Sam ashobora kuba agiye kwihorera kuri bofre we mu buryo bubi cyane, atitaye ko Morgan ari umugabo wa mushiki we. Umuntu bita Nyambo nawe kugeza ubu ngubu nta kindi kintu afite cyo kuvuga, nta cyo gukora afite, nyuma yo kudefanda Morgan avuga ko atakora ikosa ryo kugambanira bofre we. Ariko ibimenyetso simusiga bikaba byagaragaje ko ibyo byose Morgan yabirenzeho akinjira muri uyu mupango w'ubugambanyi. Abantu bakimara kubona ko Nick afashwe ariko Morgan agasigara, ndetse ibyo byose bitari no kumufata ko yagambaniye Sam, abantu nibwo batangiye kuvuga ati burya kuko Abanyarwanda babivuze ukuri, abagabo bararya imbwa zikishura. Ubugambanyi bwa Sam, ubugambanyi bwa Morgan, umuntu bita Nick yari agiye kubukora wenyine, ariko izi ngizi ibintu bikomeje kugenda neza. N'umuntu bita Morgan agiye gusanga Nick muri gereza. Uyu Morgan nyuma yo gufatwa ibi byose bikagaragara, arakomeje kugenda yumvisha Sam ko ari kurengana. Uriya musore bahuriye ku kabari gutyo gusa bari kuganira, bataziranye, nta bindi bapanga. Ariko ibyo byose murabizi ko uyu Sam yari yarakusanyije ibimenyetso byinshi. Murabizi ko yigeze kujya kwa Morgan akabona yo ingofero ya wa musore wari ushaka kumugonga, none n'ubundi yarababonye ku nshuro ya kabiri.
birumvikana neza ko ibyo Morgan yasobanura byose n'ubundi igihe cye cyageze. Baravuga ngo ntawe utwika inzu ngo ahishe umwotsi, uko biri kose ukuri kuratinda ntiguhera, ahandi ngo iminsi y'igisambi ihora ari 40. So rero ibya Morgan ni gutyo bigenze, isi ikomeje kumwikaragira ku mutwe ikamufungiraho amaferi. Baravuga ngo akebo kagiye wamugarura, agiye gutangira kuryozwa ibyo yakoze. So bye bye, turavista, turakunda cyane.